Amakuru yo muri karitsiye rero reka tuyakomereze mu karere ka Ngoma mu murenge wa Sake, ni mu kagari ka Rukoma mu mudugudu w'Isangano. Mu mudugudu w'Isangano rero muri aka gace by'umwihariko mu murenge wa Sake, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yitwa Bagiribambe Serge, yagiye kwiba ingurube ku muturanyi we saa sita z'ijoro bamufatira mu cyuho. Ariko abaturage nabo bakaba bahise bihanira, maze banyura kwibwa ingurube bamukubise izo Yezu yasigaje, baramukubita baramunoza, agera ahashira mu mwuka. Hanyuma rero tudatinze reka tubabwire uko byari bimeze. Mucamake nuko twari turyamye n'injoro, twarangiza tukumva urusaku yuko umuturanyi bamwibye. Umuturanyi bibye agakeka ibisambo byamwibye, akagenda kuko agasanga byamwibye, basanga ingurube bayishe, basanga ingurube bayishyize munsi y'amatora. Ingurube bayibakuza munsi y'amatora, biba ngombwa yuko umujura bamuzana aho yibye, n'abashinzwe umutekano nabo barahagera. Ubwo kubera uwo muntu ingurube yarahiragiye, byabaye ngombwa ko bajya gushaka nyir'ingurube. Nyir'ingurube ahageze, igisambo bakijyanye kwa mudugudu. Twebwe twasigaye mu rugo. Mu gitondo bukeye nibwo twagiye twumva ngo umujura yapfuye. Nuko byagenze, umujura yapfuye. Twagiye aho yarari dusanga yaryamye, n'ingurube yari yishe imuryamye iruhande. Ubujura bwo ni ibintu byabo basanga ngo kuva mu kurire yabo kuva ari abana. Byongeye nk'akarusho nkongo wapfuye we afite n'undi murumuna we nawe washyinguwe yishwe nanone yiciwe Rwamagana azize ki ubujura. Dukomeza nanone amakuru yacu, nanone reka twongere tubabwire yuko kandi aba baturage bavuga yuko uyu Bagiribambe Serge yari yarabazengereje, dore ko bamufungaga nyuma y'iminsi mike akaba aragarutse. Mbese ikaba imwe mu mpamvu bakavuga ati n'ubundi baraza kumusubizayo bidatinze kabiri yongere agaruke. Reka none natwe twihanire. Ni igikorwa bakoze, ariko nanone kitari cyiza kwihanira kuko nta makosa ni n'icyaha kwihanira, ndetse gihanwa n'amategeko. Reka rero nabo tubumve. Kwiba rero tuzengereje rwose pe, kuko hari ubwo rimwe twajyaga guhinga tuzi ko ari muri uyu mudugudu, tukavuga ati byanze bikunze umwe muri twe turasanga yatwibye. Ubwo waza wasanga ibintu ari amahoro, ukavuga ati nimba ari amahoro reka ejo nzajya guhinga sinzabisanga. Wabaga wasanze hari ibyibwe nyine ukahita ugira ikibazo ati byanze bikunze ni umwe mu bo tuzi hano mu mudugudu. Ubwo rero ugasanga ni ikibazo, tukabigiraho ikibazo cyane. Aba bajura ukuntu bateye, aba ni abajura bajengereje abantu cyane, ku buryo urebye niyo turyamye nta muntu ugisinzira bitewe n'abajura. No mu maserere baraza bakarara bashyiramo ifunguzo. Rwose urebye abajura inaha ntago bashaka gukora, ahubwo abantu bakora. Nawe iyo bakoze akantu ukanagashyira mu nzu, ujya mu murima umutima utakuriho, kuko uraza ugasanga inzu bayipfumuye bayejeje. Iyo babaga ari uko tubyakira rero, ni kwa kundi imitima yacu ihora ihagaze, n'ubundi ukabona umujura ameze nk'umuntu uhawe intebe, akaba ameze nk'umuntu udafite igihano. Ni nayo mpamvu abantu benshi iyo babafashe, benshi bakunda no kwihora bavuga ati n'ubundi uyu nguyu ntago tumujyana ngo bamuhe igihano. Abenshi nayo mpamvu bakunda kwihorera, n'ubundi turamujyana ku murenge, turagera mu rugo ejo tubone yadukasiho, n'ubundi yongera tubuze amahoro, yongera twibe. Ni nayo mpamvu abantu benshi bakunda kwihorera. Uko mbibona mbona yuko n'ubundi abajura baratuzengereza bakatwiba, bamara kutwiba bakatuzengereza mu byacu dukora, yaba mu ngo yaba hanze, ibyo twakoze hanze bakatuzengereza isaha ku isaha. Washyira akantu kawe hariya hanze, wakora ikintu cyawe hariya hanze ugasanga bagitwaye, wagira ngo ukibwiye abayobozi ati kuva umuntu utamubonye cyangwa wenda ngo umutangeho amakuru cyangwa bakubone, ugasanga ibyawe bipfuye ubusa. Ariko wenda byibura nk'uko mba mbibonye, wenda muri uku kwezi kwa gatatu
tumaze ubwo uyu nguyu abaye wa gatatu, abaye wa kabiri apfuye mu bijyanye n'ubujura. Wa mbere ejo bundi bamwiciye Rukumberi kandi atuye iwabo ari muri aka kagari ka Rukoma ari uwina. None n'undi nawe bamutsinze mu murenge wa Sake kandi nawe mu kagari ka Rukoma kamwe. Byatangiye ryari gute? Byatangiye hagati Banza twibwira amazina yawe. amazina yanjye nitwa Mukashyaka Solange. Umugore wande? Umugore wa Bagiribambe Serge. Bagiribambe. Bagiribambe Serge. Yarazwiho ku izina rya Barigira. Byatangiye gute rero? Ukuntu byatangiye hari ninjoro jyewe kwa ko nari naryamye wadahari yatembereye. Ngiye kubona mbona mu gicuku cya bucuku saa 5 saa 6 mbona numva umuntu arakomanze. Urinde numva nijwi ry'undi muntu ninago nkukingurira ntakuzi ngo kingura turi kumwe. Ndabyuka ndakingura, maze gukingura nsanga n'uwo muhungu wundi uhetse akagurube kapfuye. Nkinguye bahita barinjira. Binjiye igihe ndi kubabaza aho ko gasimba kavuye kakagurube ati tuza wowe uraza kumenya aho kavuye. Nibwo abahungu batatu buriya musaza batwaye ingurube baje bafite inkoni, barangije barinjira barabinjirana akagurube barakabona, barangije baramukubita. Babonye ko bamunogeje biyigira inama ati tugomba kugukubitira aho igisambo ingurube yaturutse. Arangije baravuga ngo ingurube ni y'umusirikare badakina, ni ya komando ngo ni y'umusirikare ngira bakoraho. Bayimuhekesheje kuko nanjye bampigaga jyewe nari nihishe nicaye ahantu ndi gukurikirana ibintu byose. Bakavuga ati muzane n'umugore we hubwo ko jye nari mfite ahantu nyakuri nari nicaye. Bamuhekesha iyo ngurube narebaga, bayijyana aho yayikuye nabirebaga. Nza kwimuka inyuma yabo ngenda mbakurikiye gake gake shaka handi hantu nicara. Baramukubita, za gukubitwa n'umugabo bita cyane na Ndogo niwe yamukubise inkoni yo mu kiziba kinda. Asubizamo indi ya kabiri ati turagukubita paka upfuye, gahunda yemewe ni y'abajura kuzajya tubica, naho kubafungaho ntacyo bimaze. Nuko barakubita, akubitwa n'irondo, akubitwa n'abaturage bari bahari. Barangije babonye bugiye gucya ko bubakereyeho, saa 9 bagenda bamujyanye kwa mudugudu bamumugejejeho ati reka data nanjye munzaniye umuntu wapfuye. Mudugudu nawe aramusindagiza ngo reka mujyane kwa muganga. Amugejeje mu nzira aravuga ati wapi ntago narenga ahangaha kuko yiyumvaga nk'umuntu mukuru. Bamuryamika hasi, bamuryamitse hasi rero abavuyemo umwuka. Yego nibwo rero baje gutabaza uyu mukecuru ariruka aragenda asanga n'ubundi umuntu yarangiye. Atora agatenge amushyiraho kuko bose bari bamuhunze bagize ubwoba. N'uwo muhungu cyane nyiri iyo ngurube wamukubise ni umuhungu yari umusirikare watorotse igisirikare. Witwa Ndogo? Oya, n'undi muhungu w'uwo musaza batwaye ingurube. Amukubise kuko natwe ukitwa umuryango we bakibonaga bakagihuha ntibamushakaga. Tugahunga tugakomeza duhunga. Rero ubuyobozi bwamaze kuhagera, buhagera bukererewe kubw'impamvu z'akazi, ariko n'ukuri bakoze. Ariko ikintu cyamfasha kizima, ababikoze abamukubise barahari, bakomeze babashakishe, ntago bari kure. Iki gihe umusaza uramureba ari mu zabukuru n'umukecuru ntibahinga, nabo batunzwe n'abantu b'abaturage bashaka ubufasha, ubuvugizi ukuntu bashyinguza uriya muntu kuko bafite aho baba, banatorotse n'amazu yabo basize bayakinze. Ubwo rero icyifuzo nagira ni uko bashyinguza umuntu akareka kuguma aho ngaho kuko nta bundi bufasha pe. Ni amakuru muri karitsiye. Reka tukomeze noneho. Twageze mu rugo rwo kwa nyakwigendera iwabo kwa mama we umubyara, kwa nyina kwa se umubyara, aho ngaho tuganira na se umubyara, nawe agira ibyo atubwira. Yaje kutubwira rero yuko
kuri ubu ngubu kubise umuhungu we akagera ashiramo umwuka batakagombye kumwica, ahubwo bakagombye kuza akavuga ati umuhungu wawe yatwibye, ariko muturiye noneho nawe akavuga ati bakagombye kumbwira ati muturiye umuhungu wanyu yatwibye, asigaye tukabariha aho kugira ngo bamwice ashiremo umwuka. Aravuga yuko ndetse ubushobozi ari buke, nta bushobozi afite bwo kuba yamushyingura, ariko agasaba yuko bagira uruhare mu kumushyingura ndetse ibyamugenda byose bakaba babyishyura. Ikindi nanone uyu mubyeyi wa Serge arakomeza avuga ko ubutabera nabwo bugire icyo bukora, aba bamwishe babiryozwe kuko kwihanira n'icyaha. Reka tumwumve. Turagabanya kwigendera ubutabera nifuza abo babikoze nabo bakazakurikirana, ariko ubundi ntabwo bigeze baza kumubwira ati umwana wanyu yibye, ahubwo iyo bavuga yuko yibye ntabwo baba bamwishe, tuba twarishe iyo nguru. Bo bagiye barihorera bamushyira kuwe, niho bamwiciye kuwe. uvuga ngo se mwe mwamenye mu makuru ryari? Twamenye nka saa 6 z'ijoro, ari gutera induru, we barigira atera induru. Ntabwo mwigeze mwitabaza izindi nzego se ngo zibafashe zihurure? Twitabaje umudugudu arahurura n'abandi baturage, sinamenye ko byagenze. Basanze bamusonogonoye kubitwaga n'abantu benshi, nakubita nabi mu mutwe, hano mu nda niho hamwiye. Ni amakuru muri karitsiye rero ibyacu ntabwo birangirira aho ngaho. Twagerageje kwegera ubuyobozi bw'umurenge wa Sake habereye icyaha, turagenda tuganira rero n'umusigire wawo ari we Ndayiragije Napoleon ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge, ndetse anatubwira uko byagenze, hari ryari byagenze bite, n'iki cyakozwe, ari nayo mpamvu tumuhe umwanya ndetse atubwire ikigiye gukurikira. Ese amategeko asaba iki cyangwa se avuga iki ku muntu wakoze amakosa, cyane cyane icyaha cyo kwihanira kabone niyo waba uri mukuri, n'iki gikorwa? Reka tumwumve. Ibyo koko twabwa amakuru n'ubuyobozi bw'umudugudu k'umuntu yitabye Imana, tujyayo kureba nk'ubuyobozi bw'umurenge, dusanga koko umuntu yitabye Imana. Ubwo cyakurikiyeho twashakishije polisi na RIB, turi gushakisha icyaba cyateye urupfu rw'uwo muntu. Ari abamwishe kubera icyo kibazo cy'ubujura. Twabwira abaturage ko kwihanira atari byo, basanze ari ubujura bajya babishyikiriza inzego z'umutekano zikabakurikiranira. Reka iyi nkuru yacu tuyisoreza aha ngaha, ariko tubabwira yuko muri uyu murenge harimo ubujura bukabije, ndetse bageze ku rwego rwo gufata amaserire bagashyiramo izindi mfunguruzo, ku buryo umuturage ajya gukora ntamenye uko bamwibye, ndetse bamwe baragenda bakagira imitima ihagaze, yagaruka yasanga nta cyabaye akavuga ati akiruhutsa. Ariko reka tubabwire yuko uyu murenge urimo ubujura bukabije. Ikindi nanone ntago ari irya mbere hishwe umuntu, si irya mbere umuntu yishwe kubera yuko yafatiwe mu cyuho cy'ubujura. Yemwe na murumuna wa Serge nawe yaje kwicwa, yishwe kubera ko yazize ubujura, yafatiwe mu cyuho baramuhondagura nawe ashiramo umwuka. Ikindi nanone hari undi muturage wo muri Sake nawe waguye rukumberi kubera ubujura. Bigaragara ko uyu murenge ufitemo abajura benshi, bisaba inzego zibishinzwe kugira ngo zigire icyo zikora. Hanyuma rero reka duhinira aha ngaha, tubabwire yuko aya yari amakuru yo muri karitsiye, ibindi n'ubutaha.